Mutesi wanjye. Ndivuga madamu wanjye ibintu bya Mutesi wanjye ntabwo biba biryoshye. Mutekere iki ko ubona wandumbishije hano story kari yaburije? Ega ntabwo nabura byo mubwira kubera yuko agenda ntekereza igihe cyashize abikora nkaho byabaye ejo. Icyo twaciye muri byinshi ngiye mbona ibintu byose kubera nyine ibyishimo mba mfite iki kandi bameze neza. Simenye nshaka gutekereza ibibabaje. Njye ibintu byose twaciyemo ntabwo nabyibagirwa kuko niba ari bimwe mu bintu byari bikomeye wagira ngo byari ikosa ariko ntacyo turashima Imana ko turi kumwe. Ariko nyuma na nyuma ndi madamu rugamba Karugamba. Yego umugabo wa Mutesi mutware Mutesi buka none se shiri ngiye Asko mba nkukunda nkagukumbura nkaho tuba tutari aho tutabara. Mama reba imbunda. Ego shiri turebe umvise umwana imbunda yakuye. Iyo ni imbunda noneho nareka papa woje kumwana yagukurikije. Reba imbunda ukuntu bayifata rero imbunda bayifata gutya gira gutya ariko none Vizi. Iwe? Bo! Vizi. Boss. Ese wowe ntabwo ujya ubyibuha? Ntabwo ujya ubyibuha? Nawe byarancanze. Umeze ute se? Meze neza. Imyaka myinshi. Waguze imodoka? Naguze imodoka ni ku Mutesi. Ujye kongera mu by'akazi? Oya, ariko kinza. Makuzi. Se kutishimye. Hano se ko naringize ngo ugiye kongera kuduha akazi none. Siya ntabwo akazi sinakimenya. Boss umeze ute se? Meze neza nda. Ayo ngaye naye no kubera iyi note umaye. Nawe ubundi nayo ndangiye kurakara. Kuki urakara ariko? Oya ntabwo ndakara. Ukuntu bigaragara ukuntu wambaye biragaragara yuko n'undi ufite akazi. Uretse se rya gare naryo muri iyi minsi bararinyibye. Ubu ngubu nagira wowe rwose. Kireka n'ibi bibiri umaye wongeyeho nkandi we nagura kandi kagare. Oya press ni twabyiga. None se akuru biragenda ni wanyu bimeze. Ko mfite makuru menshi. Ndahera he? Mahoro yashatse umugabo. Mahoro ajya n'uyu. Mahoro ni kakani gatoya kagira amagambo menshi. Kakundanaga ndakabona kagufi na Mutesi. Ndakabona kagufi nyine na Mutesi aho. Mutesi nawe ameze neza. Mutesi asigaye yarazanye ibitama. Biramureba rwose ukabona ibitama. Sure. Ahubwo kubera ko nari ko njya kantura. Namukura he? Mutesi ure niwe nunzanye n'icyaha. Ntabwo nje muri gahunda z'akazi nje kumusura. Ugiye kumuha akazi? Ntabwo nje muri gahunda z'akazi kumusura. Turakiza rero bamva ko bavuga. Engineer. Ajya witwaga nde boss? Siko neza imico yose ari ya indera nk'umuntu utajyaga ako kere nk'utekereje imbunda iki gihe uyikuye se shari Ni yatebanyari. Yego. Abonye kuno afite imbunda. Kandi Mfite amacacu. amasasu. Ufite amacacu. shiri nyumvira nk'ibintu wowe wigisha umwana. Ntabwo ari njye bimwigishije ariko. Noneho amasasu. Amacacu. Ntabwo ari ahangaha. Amasasu y'imbunda nini. Ukuramo kano kantu. Kongeramo amasasu. Ugashyiramo karafu. Reka cyamana. Ako sheri.
urabona tudakeneye gukurikiza uyu mwana no kuri iyi myaka yose iciye umusore ubu ngubu no ku rugamba yajya ariko dukeneye kumukurikiza shaje rirarindenze pe nese ko wenda kuri sheri ni ukubyara undi tukamukurikiza undi we yabaye umugabo hasigaye uyu ni umugabo ibiki n'ibiki hasigaye azi amasasu akira amasasu noneho tuzabyara agakobwa ashaka sheri nyine birarindenze ubwo misenda mpise nkurura ibintu byose mwumva birarenze nzakuzanira indi mbondo sibyo zanzira imbundi iraca irasa neza nyine yaka n'amatara sheri barakurikiza uyu mwana iri joro ryo kwitira umva nkubwire iri joro ugomba kuryama ugasinzira witwaga Mike. Mike engineer Mike Mutesi rero Mutesi ubu ngubu ntabwo byoroshye kumugeraho kubera ko asigaye afite bodyguard ntabwo byoroshye bodyguard se yaje kuba umuyobozi yabaye umuyobozi aha ku ruhande rwasigaye hagenda umusirikare w'inyenyeri niba se enye zose umva muri iki cyaro cyane umuntu ukomeye birimo ni gitifu kandi bagitifu nta basirikare bagira umupolisi wenda umwe cyangwa babiri yabaye iyo nyine ni umuyobozi bwoko ki kugira mu musirikare aha ubu rero kumugeraho niba ushaka kumugeraho biragusaba kwandika usaba guhura na Mutesi ugategereza nk'icyumweru hanyuma nabwo bakagusubiza bagusubiza hoya ukahita utaha bagusubiza yego ukagenda usobanura ni meya ni nawe uragorana sinakubwiye ko asigaye yarindwa na bodyguard ifite inyenyeri se abantu bagira inyenyeri ntabwo bazi asigaye nyine afite ariko aracyatuina asigaye afite afandi umuhora iruhande sobanura ibintu bibi nawe mba nagucanze umva ukuntu byatangiye ubundi byatangiye nyine Mutesi yiyahura amaze kwiyahura yahura nako ntabwo byazageraho bigoye imyaka myinshi umva noneho nkubwire ukuntu bimeze nyine umugabo yagiye mu gisirikare aragaruka barabana ndabimva gutya kubera ko ibintu bimbara byinshi bikanancanga reka nkubwire ukuntu byagenze ako nyibutse harya aha nabyibutse undi se wampaye amafaranga kamenya gusubije mbanze mbikubwire neza uraza kuyansubiza urumva okay yamere no nangire story ko byatangiye niwe banze uvuga ntabwo mvuga ugasinzira cyane arande ubu wari wirukanse kuko ugifite ya maji ku munwa umusirikare se ko nta kibazo yifite nta kibazo bafite rwose sheri none se mbatekere icyo n'umuhungu wawe abagabo babiri bari muri uru mbabarira reka nkubwire muzi ukuntu akunda umuceri n'akanyama uramerekeza ku muhanda rero wajyanye n'abafande hano se ko mwafande uramuzi iyo tujyanye na sheri ntawe ashaka kuvara mu isoko akantu kose abonye oya ahubwo ikibazo buri muntu wese ushatse kugukora mba mbona yenda kurwana uzi ko gufuhira kuruta ngewe ko ngufuhira nuko nyine ngaho rero sigara uganira na muhungu wawe nyine tugirire wamuye akabizo sheri nkajya ku isoko akabizo turajyana nagushaka gusigara na papa ugiye gusa ngamba akabizo ubundi usigara na papa ngazana imbunda turajyana ngamba akabizo ntajya n'imbunda najya asome papa ubundi uze twigendere mungu warabyanze ego garuke vuba seri sawa mama yansubiza nyine hanyuma umubwire story ko uzakora ryari uziko no mukaza ari kuwitwara ngaho nyine yansubiza umubwire story ko byagenze leta nyakubwira yose noneho ukuntu byagenze nari ngize ngo mbisubize inyuma nyine bitangire neza nyine we mbwira story bimeze bute no muyobozi yatorewe ryari atuye he
umusirikare yabijemo gute? aha bitangiye duhura mu mafaranga noneho umbaza amakuru ya Mutesi aha reka nyakubwira Mutesi tutangiye kumuseka Yego nyine Mutesi yarashatse yarashatse ashaka fande ubu ngubu mu cyaro ubu nanjye kunkoraho ubu ntabwo biba byoroshye niyo mpamvu nawe byagusabye kuma bibiri kujya tuganire nawe ubundi uzimba ko nawe nari kwihorera da ntabwo nari bwibuke ko wabaye boss yarashatse yashatse umugabo wa fande urumva atari byiza se ariko nta kibazo niba ushaka ko mujyanayo namusoza wenda birembe kumusoza kubera amaye bibiri wenda nshobora kukuvuganira ariko ukongeraho ibindi 3 kugira 5 kugira ngo ite muhura utarinze kwandikisha ariko kubera ko nyine wowe uri umuntu wanjye no mu ibyo 3 bikahita biba 5 uhita nkujyana uriki nta no kwirirwa wandika impapuro wowe tugende bitoro bwantu urayama kanagera ngo hobereye ko ibyo 5 byawe twagiye none se nyine igikapu se zinacyaza na mutwasi genda imbere barambwiye guherekeza umuntu oya imbere we n'uwawe tebuka ariko wese ko rimbusa shiri turyama waryamye nase ndaryama wicaye waryamye ukandika ujya wibuka ko wabaye umugabo cyangwa wumva n'ubu ukiri umusore umugabo wande umugabo wande urabona se ndi igipupe cyangwa irobo ngaho uryama nyiramwe iryamye turyamane mwiza wanjye shiri asa wabaye iki urahangayitse ko ibiryo byashize hano ariko wambabaye ukaryama umugore ukaryama ko gukandika nazo ufite ikihe kibazo ese ni ibibazo by'abagabo ngo uryama nanjye ndi umugore ngomba kugufashamo ndetse tuzubaka gutya ubu ngubu ngize ukuri tuzubaka gutya mahoro waryamye ibindi ukabyihorera ntabwo ndyama si umugabo washakaye n'uwamubonye se mwese umugabo ni ukuba uri aho tubana cyangwa umugabo ni sibyo wifuzaga se sibyo wifuzaga ntabwo ari ibi none se uyu mwana azavuka gute abandi bavuka bateze papa babo bagomba kubaba hafi umwana azaba ushaka ko bazambaga ngiye nkeneye kubagwa mfite umugabo byana byo kwa Marita nabo yemwe ba mutahe bwije twaryamye mutahe mbose hakugira amahane abo bana bagutwaye ikibuno none se ko bari gukomanga isamoye bari gukomanga ibiki bajya bavuga ngo uwabuze umuranga yaheze mwanye umwana wacu ariranga ni mwiza pe n'ubwitonzi afite n'uburere namuhaye agomba kuba umukobwa mwiza w'umutima ntumubuze uwo yakunze ese we ko wankunze ukankwa 5 ukankwa 8 ukuye kwa so nkuriya mwana wanjye urabona ye bazamukwa zingahe ko numva uri kumubuza kwirongorerwa n'uwo yakunze uwo yakunze arahari urashaka kuvuga nde Claude wa wundi munini w'inzobe niba ushaka kuvuga nagize ngo byibuze ni wa wundi ufite igare harya aracyarigira ubwo se umwana wanjye yabariza amashuri angana kuriya ngiye nkamukingira umuntu ufite igare ariko wagiye unywa nkeya zituma ushyira ubwenge kujya Claude afite iki ngo afite iki yego n'uri ufite igare abakwa nyina ariko ni inzu nini oya winyongorera ntabwo nkeneye kubyumva tujya inama turajya inama gute yigeze aza arambwira ati umukobwa wawe ndamushaka yarabikubwiye se wowe none kuki atabimbwiye wowe
kuki atabivuze wagira ngo se ahita abikubwira yashatse kuza kenshi cyane gufata irembo wowe urabyanga umuntu ushaka kumushyingira mu barozi kandi urinjajwe Mahoro ndeka ajya uvuga shira ariko mahoro ni ibiki igira hino nyine nubwire ndibona kumva ngambwira nyine ngwino mubwire ndiko kumva shira wajya ugerageza ukabona uruhamo uzajya ukomeza wikanya sina nubwo ndabwira ndiko kumva none hari igihe simbyuka ngasanga uhagaze n'umunara ujye nuza ariko ukikanyaga kandi ubu ngiye mwimye wari wagumanye ibyawe ako ubu witsindira ubu unyitsindikaho ibintu byose wagira ngo nasi ngenye kubitanga ahandi nasi ukuntu umugore utwite abonetse aho ngaho byaba ari sawa ujye ugenda ubitanga ahandi uza wabihaze njye hundeke njye ntabyo nshaka wabikoze ese ko wakisubiye kwabaye umugabo udateze gusubira busore nta muntu utazi ko wubatse wakiririye ibyawe kandi uranshaka amahane n'ubundi ubu byanga kandi abantu bazi ko nyine ubikora ariko ntabyo nkora ese wabikoze njye ndabizi ko ntabyo nkora rero aho se uri mu bihe bibazo ubundi uzwagira ngo izina ry'Imana nimwe kujya kurogoza ni wowe mugabo nabonye uryama n'umugore utari mubi udafite agahuyu ariko ukanyanga simba noze sinoga kabiri ku munsi nushaka ujye witsirima uzane n'urwiri witsinime ka gihumbi utere n'imibavu nk'igihumbi rwose mahoro singukiriye urabona ari igihe njajwa none si injajwa se urimo ubuze umwana kurongora Korode ni umukire ntabwo namushyingira nabi genda ari kumushyingira umusore nshaka ubu ushaka ninde ukirira arahari mwene ndinda abahizi bafite n'akabari nkajya ngenda nkarusoma koko ayiwe ahoho nibyo byananira agakuramo ingofero agashyira ku ugiye kumugura urwagwa none batarumwana namubaha ndetse na byeri ariko noneho yewe ibyo ndabihakanye ndabihakanye n'igihe naraye ku gisebe we n'umunyenga wumvaga oya mbabarira reka twumvikane igihe tubivugane neza ngewe rero nkunda umuntu tujya twumvikana mu buzima bwanjye ni akazi kawe uzajya ugurira umwana inzoga nta soni bazamuka mu nyweri ngo uzamushyingira ufite akabari karimo na byeri namuha ukora muri leta niwe muzima abafunga uzi amafaranga uriya musore ahembwa uzi amafaranga ahembwa noneho bazashyira hamwe bose bamukatira amezi ya serivisi ko atiba akaba atarya ruswa ko akora muri leta uriya musore ikintu umunengera ni nta kosa akora nta na rimwe nakomeje mbikubwira kandi rwose suri mu nzu yanjye yemwe bamwazibye aho suri mu nzu yanjye maho hari ikibazo kindi ufite si utuje ikindi ushaka ni iki washakaga umugabo waramubonye nese umugabo ni ukubona ishusho gusa ngaho ryama utuze nyine twubaka urugo si rwubakitse se rwubakitse hese ubu ngubu ndi umugore cyangwa uri umugabo none uri iki ngende umugore meze nk'umupfakazi nta kintu dukora basi ngo mwigishe niba utanabizi sibyo ariko wagiye ugenda ko naguhaye uburenganzira wagiye ugenda ukabikora ariko se njye nese ngende ngomba kuba umugore w'indaya mfite umugabo nese nta kintu kiriho basi mpenye sinyambona bibyimbye ntabiriho rero abiriho ahubwo mutwe wawe niho hari ikibazo ntabiriho nongera bigusubiriyemo ntabiriho sibyo niba ntabiriho rero ndeka ryama ndeka ngajya kuryama mu bundi buriri wowe kutabujyamo none se njye ntabwo rero ndarana nawe noneho bitakunze ntabyo dukora rero none turabikora ntabyo dukora sawa nyine turareba aho inzamura igihe niryamire ugiye kugakoresha icyo kandi urakazamurira iki igihe rero niryamire ntabwo nigiyeyo
ndigerayo njyewe naje hano nimbura kabi nimbura ndavuze ngo ndagutimbura igihe niryamye naho nigiye reba imyaka bimazemo uziko bimazemo imyaka si umukobwa we nakubwiye ngo namubujije ni wowe cyangwa umuhungu nawe abikubwiye ni wowe ubyanga ushaka kumugura inzoga ndetse utangura inzoga nyine bazazikuzanira ariko utamucuruje ngo umugure inzoga umukingira umuntu ufite akabari oya ntabwo navuze ko mucuruza umuntu ufite akabari ntabwo mushaka ngenda mushaka karimo uruwaba ruryoshye nimba ufite uburenganzira reka nkubwire nimba ufite uburenganzira nawe ubufiteho ariko reka nkubwire nimba ufite uburenganzira ngaho genda umucuruzi urwagwa ntabwo mvuga kumucuruza genda ese tere genda ya Teresa si uko nteye twumvikana wabigenje ute muvuga nyiranga nanjye ndi nyirashinze turabona cyakoze uri inshinzi ibyo ndishinze rwose umuntu wari ugiye gushyingira yari agatoye genda banza wumva ukuri ngo wamuhaye uburere wumva ukuri hasoni hasoni ubundi wankubise ikibando ndagikwepa ndagukubita n'ubundi tuza tubanze twumvikana iby'umwana nicare se umwana arashaka gushyingirwa yego none urumva wowe imigambi ufite ari umuntu udafite akabari akabari icyo akagiye kinyica mvuye pfiriya bendera giye nuko ngoro nta soni ariko se nta soni yewe kandi tere ugatsindwa n'agafara nta nubwo ushobora no kumporera wihangane ariko ntabwo byakunda ase fofo akose ugira ngo ngiye mbigenze ne kwera njye nakubwiye ibintu uko bimeze ariko ntushobora ushaka kunyuma oya byararangiye pe kandi umve ko nta n'ikibazo rero kirimo niyo mba mbanza nkubwire sibyo urabizi ko ntabwo ngiye mahoro mukunda urabizi na mbere hose nahoraga mbikubwira ntabwo nzi rero ikintu yakoze njye nisanze mbese sinzi nanjye sinzi uko byagenze ese ko uri umwana ku buryo ushobora kumbwira ngo ntabwo uzi ukuntu byagenze kugira ngo utere inda amahoro ariko wasanga ari na bya birozi by'iwabo ngiye ntabyo nakoze nk'ibirozi muri make nawe barakuroze niko mbikeka ariko tutanavuze ibintu byinshi urabizi ukuntu nagukunda sibyo ariko n'ubu ngubu nyine ngenda gukunda oya ubu ngubu byararangiye njye nawe ufite umugore aranagutwitiye ubu ngubu ugomba nyine kuba focus ku mugore wawe ngiye fofo ukandeka ngiye nyine ngo mubwire fo nakubeshye ngiye nta nubwo nizera ko n'uwo mwana twita ari uwanjye pe kubera iki ariko se wowe wabyuka ukabona umuntu muri kumwe ntuzi uko byagenze ukumva ko ibyo bintu ntabwo ndi kubyumva njye ntabyo nakoze pe kandi njye nanabyakiriye ko wagiye wowe urabura iki kugira ngo unyikuremo ntabwo bishoboka ibiki bidashoboka bigomba gushoboka kuri ubu ko nta yandi mahitamo ahari basi umva nkubwire sibyo umva nkubwire sibyo ubarira basi wampaye andi mahirwe basi nta yandi mahirwe ahari nta yandi mahirwe ahari umva basi nkubwire sibyo ngiyemo amahirwe yandi ubundi tuzigendere dushaka ahandi hantu twigira basi ngewe nawe we nande mujyana ngewe nawe ahubwo se tujya hehe ese koro uri muzima reba ukuntu umeze uri kubona papa nkwiye kuba umugore wa kabiri wa Korode rero uzahita uba umugore wa mbere uriya wundi ntabwo azaba arimo oya ufite umugore aranagutwitiye ugomba kwita ku rugo rwawe ukaba umuntu w'umugabo ngewe ugomba ntukavuga ibyo bintu hano mwitiye urabizi ko ari iyanjye yewe mbona iriya nda ari n'iy'ibishitani ari ibishitani ntabwo ari iyanjye pe oya njye nawe neza ni gute umuntu atwita mutahuye koronyumva njye nawe byararangiye pe nawe mbabarira ubizi ko ngukunda koro amarira narize ku bwawe ni menshi ndakwinginze mbabarira amarira narize ku bwawe koro ni menshi cyane pe ni menshi nzi ko tugiye no gukora ubukwe
narishyizemo ko ngiye kukubera umugore bikarangira ari reka mubwire sibyo ndabizi ko warize pe ubu se ngenda tuje aho ndi ubu se ndishimye utishima ntari kumwe n'umugore mba basi musore sibyo wambubariye basi bwarimwe gusaba ikintu nyemerera sibyo basi bwarimwe urabyemeye kira ndakumva yewe mbonye nkubwiye sibyo wambubariye basi ngiyeyo ndashaka kugira ngo mu mahirwe yanjye sibyo none duhita tunigendera twigire kwibera i Kigali uyu mugore muciye koro nakubwiye ngo ibyo bintu ntabwo bishoboka ntabwo ngiye fufu niteguye kubera umugore wa kabiri nakubwiye ngo ibyo bintu ntabwo bishoboka ntabwo bivuze ko wa kabiri ntabwo bivuze ko wa kabiri ngewe tuzigendera sibyo ngewe nawe tugende twibanire urukundo rwacu turukomeze tubyare sibyo koroho ya aho wibeshye pe nimba ari nayo gahunda wari ufite aho wibeshye pe babarira ntabwo byakunda mbese basi ntabwo ukinkunda ntabwo nyigukunda gute nagukunda se ufite umugore utabeshye ntabwo ukinkunda nta na gakeya koro wambabariye nta na gakeya habe na gake koro mbaba oya nta na gake fufu habe na gake nta na gake urukundo rwanjye nari ngufite rwarangiranye n'amara y'umunsi wa nyuma nakuririye wimbeshye nawe ndabizi ko unkunda pe se amasezerano yose twahanye ubu aka kanya nibwo twahita tujya nyine byabayeho pe ariko niba byarabayeho nanjye ntabwo nishimye reka dukore ibintu bishya sibyo twigendere tujye kubaka umuryango wawe koro mbabarira pe ibyo bintu nabikwangiye kandi nitunakubura ntuzongere kumbwira ibyo bintu pe ntabwo natoroka ngo ngiye kubujyana nawe ufite umugore unagutwitiye ntabwo ngiye ndi ku mugore wa kabiri kora ibyanjye nawe birangirira aha ngaha mbabarira kandi urabera wihangane pe Fofo utazanyica kwicwa n'agahinda nta buzima burimo fata wowe ugafatwa na menego sinduze n'imigozi wari utarayimara iki gifashe nta n'umuntu urahaze yewe nagiye kujya atagira umutabara yarabyaye nzavuga ko nabyaye narabwaye habura n'umuntu utambuka yewe se ni igifumbiye ni ikigutuzi ni igiki noneho mba nabikubwiye amafaranga yawe ubundi ariko bizi ukunda amafaranga aba taransiporo yo kukugeza mute muzaniye umushyitsi aturutse i Kigali urumva amakuru y'imyaka ntabwo muziranye yego imana yanjye jide ariko muhoberane gake afite umugabo